yo gukiranuka twakoze. Ubuntu nibwo bwadukijije, ntibyavuye ku mirimo myiza yo gukiranuka twakoze, ahubwo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, ahubwo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, ahubwo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Natwe yaratuzuye twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ibyo twagenderagamo kera dukurikiza imigenzo y'iyi si itwara abo kugirirwa neza n'Imana yacu, twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, twarabo kugirirwa nabi natwe, twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko yewe ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, ariko yewe ariko kuko Imana ni umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, bazima na Kristo. Niwo munsi wo gutishwamo, icyo gihe cyo kwemererwamo, niwo munsi wo gukirizwamo. Uzanira abantu bose agakiza kabonetse, ubuntu bw'Isumba byose, ubuntu bw'Imana uzanira abantu bose agakiza kabonetse, ubuntu bw'Uwiteka, ubuntu bw'Imana uzanira abantu bose agakiza kabonetse, buratwigisha kureka kutumira Imana, buratwigisha kureka kutumira Imana, tugakora ibyiza gusa, kureka kutumira Imana, buratwigisha kureka kutumira Imana, dutegereje ibyiringiro byo kuzaboneka kwa Yesu Kristo.
byose unatwigisha we utwigisha kureka gutumira imana tugakurikiza ibyanditswe utwigisha kureka gutumira imana ntabwo gutuma dukora ibyaha utwigisha kureka gutumira imana dutegereje ibyiringiro byo kuzaboneka kwa Yesu Kristo.